Niba uri umusore cyangwa se ukaba ukiri ingaragu, uko byasa kose urifuza umukobwa mwiza mwazabana mugashinga urugo mukabyarana hungu na kobwa. Urifuza umukobwa w'imico myiza, ugaragara neza, uteye neza. Urifuza umukobwa mwiza cyane ku buryo bugaragarira buri wese. Niyo mpamvu muri iki kiganiro naguteguriye uturere 10 ukwiriye kujya gushakiramo uwo mugeni muzabana mukarushinga mukabyarana hungu na kobwa. Naguteguriye uturere 10 dufite abakobwa beza, bagaragara neza, b'imico myiza kandi mu buryo bwari bwo bwose bukurura buri muntu wese, cyane cyane w'igitsina gabo. Guhaye ikaze. Nge mugiye kubana nitwa Elisa Nishimwe. Nige mugiye kubana muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe, kanda subscribe. Ureba aho handitse subscribe ukandeho inshuro imwe. Ntiwibagirwe inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Niba iyi video ariyo wari ukeneye, ukande like. Guhaye ikaze. Mbere yuko dutangira, reka maze nkubwire iki kintu kimwe. Ubundi iyo uvuze u Rwanda mu marwi y'abanyamahanga, cyane cyane igitsina gabo, buri wese cyangwa se buri uwo munyamahanga w'igitsina gabo bibwiye, ahita atekereza ikintu kimwe. Ahita atekereza cya gihugu cyiza gifite abakobwa beza, bateye neza, bagaragara neza mu buryo bukurura buri gitsina gabo icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu nanjye ngiye kukumara impungenge. Wowe wajyaga wibaza ahantu ushobora gukura umukobwa mwiza, uteye neza, mwazabana mugashingana urugo. Guhaye ikaze. Akarere ka 10 niko tugiye guheraho. Turahera ku karere ka Rubavu. Akarere ka Rubavu ni akarere gatuye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Kakaba akarere kuzuyemo ibikorwa byinshi, cyane cyane ibikorwa remezo, yaba amahoteli ndetse n'ibindi bikorwa by'ubukerarugendo bitandukanye. Muri ibi bikorwa turasanga ikiyaga cya Kivu. Iki kiyaga cya Kivu ni kimwe mu kiyaga gifite umucanga mwiza cyane, ukurura ba mukerarugendo baturutse imihanda itandukanye y'igihugu, cyane cyane abakobwa baba bagiye kurya ubuzima. Abenshi iyo bageze muri aka karere birangira batuye muri aka karere, bigatuma abakobwa beza baturutse mu bihugu bitandukanye, cyangwa se abakobwa beza baturutse mu turere dutandukanye tw'igihugu birangira bituriye muri aka karere ka Rubavu. Ibi bikagashyira ku mwanya wa 10 mu turere dufite abakobwa beza, basa neza kandi mu buryo bwose bufatika. Turaza kugaruka tujye mu majyaruguru y'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 turahasanga akarere ka Musanze. Aka ni akarere kari mu majyaruguru y'u Rwanda, bitewe n'uko akarere ka Musanze ari kamwe mu karere kabumbatiye ubukerarugendo bw'u Rwanda, bitewe n'amahoteli meza, bitewe ndetse n'ibindi bikorwa bikurura ba mukerarugendo, bituma abakobwa beza benshi bajya gukora muri ibyo bikorwa. Rimwe na rimwe bikarangira benshi bigumiyeyo, bituriyeyo. Uretse n'ibi, akarere ka Musanze karakize cyane, bituma havuka abana basa neza, bagaragara neza. Ibi bituma rero abanyarwandakazi bo muri aka karere ka Musanze baba basa neza, b'imico myiza, bateye neza cyane. Akarere ka Musanze kaza ku mwanya wa 9 mu turere dufite abakobwa beza muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Biratuma tuza ku karere kaza ku mwanya wa 8. Turagaruka mu majyepfo y'u Rwanda. Turasanga akarere ka Kamonyi. Kamonyi ni akarere kari mu majyepfo y'u Rwanda, ariko kakaba akarere gahana imbibi n'umujyi wa Kigali, bitewe n'uko akarere ka Kamonyi gafite quartier ikize cyane izwi ku izina rya Ruyenzi. Ahangaha bituma buri mukire wese mu mujyi wa Kigali yifuza kujya gutura muri aka karere ka Kamonyi. Ibi ngibi bituma rero abakobwa beza abenshi bigira kwiturirayo, bigatuma nyine akarere ka Kamonyi kaza ku mwanya wa 8 mu turere dufite abakobwa beza, bateye neza, b'imico myiza, mu buryo bwari bwo bwose bukurura abagabo. Turaza ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turahasanga akarere ka Muhanga. Naka ni akarere nako ku majyepfo y'u Rwanda. Muhanga bitewe n'amashopu agiye atandukanye ari mu mujyi wa Muhanga. Muri uyu mujyi wa Muhanga harimo amashopu y'ubucuruzi menshi agiye atandukanye, amasalo de coiffure atandukanye. Ibi ngibi bituma henshi ugenda usanga abakobwa beza ari bo bakora muri aya mashopu, bakira abantu, ndetse abenshi ugenda babona muri aya mashopu nyine mu karere ka Muhanga. Benshi birangira n'ubundi bituriyeyo, bakigumira muri aka karere ka Muhanga. Bishyira akarere ka Muhanga rero ku mwanya wa 7 mu turere dufite abakobwa beza, basa neza hano mu gihugu cyacu u Rwanda rw'imisozi igihumbi.
Ku mwanya wa gatandatu turahasanga akarere ka Huye. Huye nako ni akarere kari mu majyepfo y'u Rwanda. Akarere ka Huye ni kamwe mu turere twiza cyane, ariko tukabona tumwe mu turere duteye imbere hano mu Rwanda bitewe n'ibikorwa bitandukanye, ariko cyane cyane kaminuza y'u Rwanda. Iyi ni kaminuza icumbikira abarenze 13,000 b'abanyeshuri. Ibi bituma abakobwa beza abenshi baba baraje kwiga muri kaminuza y'u Rwanda, abenshi bahurira muri aka karere ka Huye, bikazarangira n'ubundi bituriye muri aka karere ka Huye. Gusa akarere ka Huye bigashyira nyine ku mwanya wa gatandatu muri utu turere dufite abakobwa beza cyane, basa neza, bagaragara neza mu buryo bukurura abantu, cyane cyane igitsina gabo. Akenshi uri kugenda mu mihanda y'akarere ka Huye uzagenda uhura n'abakobwa batandukanye, abenshi baba biga muri kaminuza y'u Rwanda ahangaha nyine muri aka karere ka Huye. Bituma akarere ka Huye kaza ku mwanya wa gatandatu mu turere hano mu turere 30 tugize intara zose z'igihugu cyacu, u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Turaza ku karere kaza ku mwanya wa gatanu. Turahasanga akarere ko mu mujyi wa Kigali. Aka ni akarere kazwi cyane, ni akarere ka Nyarugenge. Nyarugenge ni kamwe mu turere tw'ubucuruzi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kakaba kamwe mu turere gafite amashopu menshi ahuriramo abantu benshi. Rimwe na rimwe usanga abakobwa beza baba bakora muri aya mashopu, yaba amashopu ya telefone, amashopu y'imyenda, bigatuma abakobwa bo muri aka karere ka Nyarugenge baba ari abakobwa beza, basa neza, bagaragara neza. Byagera ku banyamahanga noneho baba baraje gutembera u Rwanda bikaba akarusho, bigatuma bakomeza gukunda abakobwa b'Abanyarwanda. Mbese aba banyamahanga baba baje mu Rwanda bakomeza gukunda abakobwa b'Abanyarwanda iyo bageze mu karere ka Nyarugenge, bitewe n'uko abakobwa baba basa neza, bafite isuku mu buryo budasanzwe, ariko n'ubwiza bwabo bikaba akarusho. Biraza gutuma tuza ku karere kari ku mwanya wa kane. Aka ni akarere n'ubundi nako usanga n'ubundi mu mujyi wa Kigali. Aka ni akarere ka Gasabo. Gasabo ni akarere nako usanga mu mujyi wa Kigali, kakaba akarere gatuwe n'abantu benshi. Aka ni akarere gatuwe cyane, bigatuma abakobwa beza babasanga n'ubundi muri aka karere ka Gasabo, bitewe n'uko ari akarere gatuwemwo abakire benshi. Kakaba akarere k'imiturire mu Rwanda, usanga abakobwa beza abenshi baba bakora mu tundi turere twinshi, ugasanga bitahira mu karere ka Gasabo. Ibi bishyira akarere ka Gasabo ku mwanya wa kane mu turere dufite abakobwa beza bagaragara neza hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi biraza gutuma tuza ku karere kari ku mwanya wa gatatu. Aka ni akarere kari mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni akarere kazwi cyane, ni akarere ka Nyagatare. Aka ni akarere kazwiho amata menshi, abakobwa baho usanga baranyweye amata menshi, basa neza, batemba itoto. Akarere ka Nyagatare kazwiho kuba ari akarere gafite abakobwa beza cyane, bagaragara neza mu buryo bukurura abantu cyane. Ibi bishyira akarere ka Nyagatare ku mwanya wa gatatu mu turere dufite abakobwa beza, abanyarwandakazi bagaragara neza, bakurura abagabo. Byagera ku banyamahanga bifuza kureba aba bakobwa, bikaba akarusho cyane. Ibi biratuma tugaruka ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa kabiri turahasanga akarere kari mu burasirazuba n'ubundi bw'u Rwanda. Aka ni akarere ka Bugesera. Bitewe n'uko aka karere ka Bugesera gafite quartier iteye imbere cyane. Iyi ni quartier ya Nyamata. Ukaba umujyi wegereye umujyi wa Kigali, ukaba umujyi ukundwa cyane n'abantu, cyane cyane abakire bifuza gutura muri uyu mujyi. Abenshi baba barahambiwe umujyi wa Kigali bakajya kwiturira muri uyu mujyi wa Nyamata. Umujyi wa Nyamata usanga wuzuyemo abakobwa beza cyane, basa neza, bitewe n'uko ari umujyi uri gutera imbere. Abenshi bigira kwiturirayo, cyane cyane abasitare ndetse n'abandi bantu batandukanye. Ibi bishyira rero akarere ka Bugesera ku mwanya wa kabiri mu turere dufite abakobwa beza, basa neza. Mbese nimba uri umusore, aha niho nkurangiye ukwiye kujya gushakira umukobwa mwiza muzabana. Turaza ku mwanya wa mbere. Iyo wumva akarere kari ku mwanya wa mbere uratungurwa cyane. Aka ni akarere kari mu mujyi wa Kigali, ni akarere ka Kicukiro. Kicukiro ni akarere gatuwe n'abayobozi benshi batandukanye, abasirikare bakuru mu nzego zitandukanye, abakire
ndetse n'abandi bantu b'abayobozi bakomeye cyane. Ibi ngibi bituma rero ahangaha bari abantu bafite amafaranga yo kwiyitaho ndetse n'imiryango yabo, bikagashyira mu turere dufite abakobwa beza cyane ku mwanya wa mbere. Aka niko karere kaza ku mwanya wa mbere muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akarere rero ka Kicukiro niko karere kaza ku mwanya wa mbere, bitewe n'uko iyo ugenda mu mihanda itandukanye y'aka karere ka Kicukiro ugenda uhura n'abakobwa beza batandukanye, basa neza, bagaragara neza mu buryo bwose bufatika. Byagera ku banyamahanga baba bashaka kureba aba bakobwa, bikabakarusha ubwiza bwabo bakabubona kurushaho. Ngahe nguko utu nitwo turere dufite abakobwa beza cyane, bagaragara neza cyane. Niba uri umusore ukaba wifuza gushinga urugo, utu nitwo turere nakurangira wakifurizamo, cyangwa se wajya gushakiramo umukobwa mwiza, usa neza, uteye neza, ugaragara neza mu buryo bwose bufatika. Ndagushimiye wowe wabanye nanjye ugakurikirana iyi video kuva itangiye kugeza irangiye. Uri umuntu w'ikaze, uri umuntu w'ingenzi cyane kuri twe. Ukande subscribe nimba utarakanda subscribe, ntiwibagirwe gufungura inzogera. Nimba wakunze iyi video kandi ukande like. Ndagushimiye. Ciao ciao.